Muraho neza. Reka dushimire Imana uyu mugoroba mwiza iduhaye umugisha wo kugira ngo tube mu nzu yayo. Izina ry'Imana yacu rihabwe icyubahiro. Ndashimira Imana yuko itubashishije kuba aha ngaha. Ni ubwa mbere ngeze kuri uru rusengero uretse no kurwinjiramo. Nubwo mu Zindiro atari ahantu hashya kuri njyewe, ariko ni ubwa mbere ngeze kuri uru rusengero. Ndashimira Imana rero yuko uyu munsi bishoboje. Ngira ngo babambwiye byose babivuze. Twazanye nk'umuryango uretse ko dufite undi mwana umwe mukuru utari kumwe natwe, ari muri Intara, naho abandi turi kumwe. Twishimiye rero kubana namwe, twishimiye kuzamarana namwe iki cyumweru, kandi ntabwo ari twe tuzabana namwe, ahubwo ni Imana twatabaje, ni Imana twahamagaye kugira ngo izabane natwe. Ibyo simbivuga nk'uwiyitirira, ahubwo ndabivuga nk'uwizeye yuko Imana nta na rimwe itegura igihe nk'iki itifuza kugira imitima ikoraho. Mwarabibonye mu butumire kurarika bakoresheje imvugo ivuga ngo ububyutse n'ivugurura. Sibyo hari? Sibyo byanditswe? Nubwo ibi bintu byitiriwe umuryango, ariko reka mbabwire yuko nta muryango wavugururwa, nta muryango wagira ububyutse Imana itawubyukije. Abantu bagira ubwenge bwinshi na tekinike nyinshi, abantu bagira uburyo bwabo bwo kwigengesera bw'uburyo bwose, ariko reka mbabwire yuko nta kintu gishobora kamere muntu keretse Imana yayijemo. Uyu mugoroba tugiye kwigira hamwe icyigisho kivuga ngo njyewe na Yesu. Reka dusenge. Uwiteka Mana yacu, turagushimye, uri Imana nziza, uri Imana ikomeye, uri Imana ikiza, izina ryawe rihimbazwe. Dufite umugisha wo kuba mu nzu yawe, kandi dufite umugisha wo twarabaye mu muryango wawe. Ntabwo twifuza yuko twaba twarasogongeye tukamenya ineza ugira, none dusoza tuzitwa abana bo kurimbuka. Turagusabye mu mwuka wera amanukire kubana natwe, akize imitima yacu, kandi iki cyumweru tugiye kumara kitubere icyumweru cy'umugisha, uvugurura imitima yacu mu izina rya Yesu. Njyewe na Yesu. Hari iyo bavuze iby'umuryango, tuzi benshi ibitabo bibivuga. Twagiye kandi mu materaniro menshi y'umuryango, twagize ibihe byinshi byo kwigishwa. Reka nababwira iki ngiki yuko buri muntu wese kimwe mu nzozi agira, reka mbabwire izi nzozi ebyiri z'abakristo. Inzozi za mbere z'umukristo ni ukuzajya mu ijuru. Haleluya. Inzozi za kabiri z'umukristo ni ukugira urugo rwiza. Dukunda gukoresha imvugo ivuga ngo urugo rwiza we ni nk'ijuru. Mu gateganyo niko bikunda kumera. N'umuntu wese wifuza kurugira yumva ariko bizagenda, ariko hari igihe birangira tutabyemeye, ntibigende gutyo. Abanditsi benshi barabyanditse, ibitabo bifite imitwe itandukanye, imwe ibifite amazina meza cyane. Usanga bamwe barabyise ngo uburyo 10 bwagufasha kugira urugo rwiza. Abandi banditse ibitabo bivuga ngo umuryango unezerewe. Mwarabibonye ibyo bitabo. Hari n'icyo nabonye cyitwa ngo uburyo 101 bwatuma ugira urugo rwiza. Uyu munsi nagira ngo tuganire uburyo bumwe bwonyine, kandi ubwo buryo buhatse ubundi bwose. Ibindi umuntu yagira bibasha kuba ubwenge, bibasha kuba ubumenyi, ariko bidafite imbaraga. Umwaka wa 1946 umwanditsi bita Ira Stanfield, ni umwanditsi w'indirimbo, yanditse indirimbo yitwa ngo Jesus and Me, cyangwa se njyewe na Yesu. Ni indirimbo nkunda
nicyo gituma buri munsi iyo nyitekerezaho nibaza ngo njyewe na Yesu. Nawe ubyibazeho. Yaranditse aravuga ngo nagendaga njyenyine mu nzira ikidaturwa, imitwaro yari indemereye n'inzira icuza umwijima. Nashakashatse inshuti ariko sinari nzi ko nawe amaze igihe cyose anshaka. Haleluya. Mu magambo yo gusubiramo aravuga ngo ubu ni njye na Yesu, ejo hazaza mu bimbabaza umutima n'agahinda kose, nzi ko mbasha kwishingikiriza ku nshuti nabonye, kandi ku iherezo ni njye na Yesu. Igice cya kabiri kiravuga ngo inzira ibasha kuba ndende ngo ngere ku marembo y'ijuru, yuzuye imibabaro kandi iragororotse, ariko Yesu arahari kugera iteka ryose. Tuzagendana ari njye na Yesu. Iyo Yesu ari iwacu haba amahoro. Iyo ndirimbo murayizi? Murayizi? Iyo Yesu ari iwacu haba amahoro, murayizi? Hano hari abana. Iyo Yesu ari iwacu haba amahoro. Iyo Yesu ari iwacu haba amahoro, haba amahoro. Murakoze cyane. Abana bato barayizi, n'abakuru numvishe bayizi. Iyo Yesu ari iwacu haba amahoro. Yesu iyo yinjiye mu mutima wanjye haba impinduka. Pawulo yaravuze ngo nyuma yo kuba Sawuli igihe kirekire, yaravuze ati nyamara ibyari indamu yanjye nabitekereje ko ari igihombo ku bwa Kristo. Abafilipi igice cya 3 umurongo wa 7. Kristo nanjye iyo mfite Kristo mbasha kuba umugabo mwiza. Ese ibyo byashidikanywaho? Iyo ndi kumwe na Kristo mbasha kuba umugabo mwiza. Iyo ndi kumwe na Kristo, iyo uri kumwe na Kristo ubasha kuba umugore mwiza, ubasha kuba umwana mwiza mu muryango ukomokamo, ubasha kuba umubyeyi mwiza, ubasha kuba umuturage mwiza aho utuye, ubasha kuba umuturanyi mwiza w'abakuzengurutse. Kristo nanjye bihera kuri njye, Imana igakora impinduka muri njye. Uyu mwanditsi w'indirimbo bita Ira Stanfield yanditse indi ndirimbo njya numva mu Kinyarwanda ivuga ngo happiness is the Lord, cyangwa se umunezero ni umwami. Korali Patmos irayigira mu Kinyarwanda, indirimbo ivuga ngo ni umunezero kumenya umukiza. Cyakoze amagambo yakoresheje waravuga ngo umunezero ni ukumenya umukiza no kubaho mu buntu bwe ngahinduka mu migirire yanjye. Umunezero ni umwami Yesu. Umunezero ndi icyaremwe gishya. Njye na Yesu tubanye neza, mfite urutabi ku gakiza atanga. Umunezero n'umwami Yesu. Mfite umunezero nyakuri nubwo amarira yabatemba, nabonye ibanga ni Yesu mu mutima wanjye. Haleluya. Umunezero ni ukubabarirwa nkabaho ubuzima bukwiriye, ngatangira urugendo rujya mu ijuru. Ibyishimo ni muri Yesu gusa. Kuki aya magambo? Akenshi dukunda gutekereza, bijya bibaho umuntu agatekereza ati iyaba umugore wanjye, iyaba umugabo wanjye yahindukaga gutya, niba yacikaga kuri kino kintu, niba yumvaga akajya mfata nk'uku nguku mbyifuza, byaba ari byiza. Akenshi biratworohera gukora mu wundi muntu tugakora impinduka. Ariko tumaze kuvuga indirimbo ebyiri, sibyo? Ya mbere aravuga ngo Yesu nanjye, sibyo? Yesu n'umugabo wanjye, ni Yesu n'umugabo wanjye, ni Yesu n'umugore wanjye, ni Yesu n'abana banjye, ni Yesu nanjye. Ya kabiri nayo aravuga ngo umunezero ni umwami Yesu. Yesu niyo munezero. Narutse kubona umuntu yanditse nk'abantu bapostinga akantu aravuga ati iyo gereza mbi cyane kuruta izindi ni urushako rubi, ni urushako rutarimo amahoro. Ukwiriye kwitondera rero umuntu uzashaka. Ubundi njya nihangana ibintu abantu banditse nk'icecekera, ariko icyo gihe naramwandikiye, ni umuntu w'inshuti yanjye, ni umuntu twabanye igihe kinini, nta nubwo navuguruje cyane ibyo yavuze, ahubwo naramubwiye nise buriya koko
umuntu kugira ngo abone amahoro agomba kwitondera cyane umuntu azashaka. Ibyo ni ibintu biri rusange twamenyereye, tubisoma no mu bitabo, ariko ntabwo tuba twabyumvise neza. Reka mbabwize ukuri bene da, umuntu udafite amahoro niyo wayamuha arayabura, sibyo? Kandi umuntu ufite amahoro niyo wayamubuza arayagira. Haleluya. Ikibazo gikomeye ntabwo ari undi muntu, ahubwo ikibazo gikomeye ni njyewe na Yesu. Tumeze dute? Abasore muri aha ngaba b'Abakristo mukunda kuvuga imvugo nziza n'abakobwa ati njyewe ngomba kuzashaka umukobwa wubaha Imana, sibyo? Umuhungu ati nzashaka umukobwa wubaha Imana, umukobwa ati ngomba gushaka umuhungu wubaha Imana. Ni icyifuzo cyiza, ntabwo ari kibi, ariko njya nkunda kwibaza, wa muhungu ushaka umukobwa wubaha Imana, wa mukobwa ushaka umuhungu wubaha Imana, wowe wubaha Imana? Imana iramutse ikugereye mu gatebo gasa nawe yaguha iki? Tukwiye kwibaza tugatangira gutekereza gutyo. Bitangirana nanjye, bitangirana n'isano mfitanye na Yesu. Ukwiriye kuba impinduka wifuza kubona. Niba ushaka ibyiza ubiharanije. Abanyarwanda bagira imvugo ivuga ngo ushaka inka, bakongera akavuga ngo imbuto z'umugisha ziva ku giti cy'umuruho. Ibintu rero ntibasha guhinduka keretse wowe uhindutse. Amahoro ntabasha kuza keretse wowe uyashatse. Bibiliya iravuga ngo nuko mushake amahoro muyakurikire. Yishakemo, kuko n'uwayaguha utayafite wayabura, n'uwayakwaka uyafite nyakuri wayagumana. Amahoro rero ntari mu wundi muntu, ari muri njyewe na Yesu iyo duhuye. Iryo ni ryo banga. Kuko wa musore we, wa mukobwa wifuza, wa muntu umeze kuriya na kuriya, wa wundi ushushanya mu ishusho wifuza, Bibiliya iduha icyitegererezo gikomeye kigaragaza icyo Imana ikora. Imana burya ntabwo iduha ibintu dushaka, Imana iduha ibintu bidukwiriye. Mwari mubizi? Imana ntiduha ibyo dushaka, ahubwo iduha ibidukwiriye. Bibiliya iravuga mu Itangiriro cya 2 umurongo wa 18 n'amagambo twese tuza avuga ngo si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Muremere umufasha ashaka, muremere umufasha. Umuntu ugukwiriye rero ameze gute? Ibyo ntituri buze kubyiga uyu munsi, ntabwo turi bubitindeho, ariko tuzarangiza iki cyumweru twarabyize. Mu gitabo mu rwandiko rwa 2 rwa Timote igice cya 2 umurongo wa 19 kugera 21 hari amagambo y'inkoramutima kuri njye nawe. Amagambo ahari aravuga ngo nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azi abe, kandi umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Aya magambo akurikiwe nimushake muzayafate mu mutwe, ni meza cyane. Aravuga ngo mu nzu y'inyumba ntihame ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa. Ahubwo urumva ibyo bintu bya mbere bavuze, iby'izahabu n'iby'ifeza, nibwo babonye gushyiraho ijambo ngo gusa, bigaragaza ngo aho bitandukaniye n'ibindi bintu bagiye kuvuga. Ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha ibiteye isoni. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Haleluya. Umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba ahindutse igikoresho gikoreshwa iby'igiciro kandi kigirira nyiracyo umumaro. Ni mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'ifeza gusa, ahubwo habamo ibintu n'iby'ibiti n'iby'ibumba. Mu nzu ntihabamo ifeza gusa n'izahabu.
habaho n'abantu b'izahabu, habaho n'abantu b'ifeza, hakabaho n'abantu b'ibiti, hakabaho n'abantu b'ibumba. Nicyo biritubwira, umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye aba yihinduye igikoresho cy'izahabu n'ifeza, atakiri ibiti n'ibumba. Uwo muntu rero ahinduka igikoresho cy'izahabu kigirira nyiracyo iki? Akamaro. Urashaka zahabu? Murashaka zahabu? Nimuhinduke zahabu. Wa musore ushaka umukobwa w'izahabu, barahari mu rusengero, muri iri torero barahari. Niba ushaka umukobwa w'izahabu, haranira kuba zahabu, kandi nubikora Imana izabikora nayo. Reka mbabwire ngo urugero rworoheje cyane. Muzi ikintu bayita amazina atandukanye. Iyo bita sumaku bayita ngo rukuruzi, abandi bakoresha igifaransa bakayita ema, magnet. Iyo ufashe iriya rukuruzi ukayinyuza ahantu ukayigendesha hasi, usanga yatoye utuntu, sibyo? Usanga yagiye ifata utuntu dutandukanye. Utuntu ubonaho uhita ufata umwanzuro kutwo tuntu hari iki? Hari ibyuma, sibyo? Zahabu burya ikurura zahabu. Kiriya kintu cyitwa magnet cyangwa se rukuruzi nacyo gikurura ibintu by'ibyuma. Icyo mbivugiye ni iki ngiki. Akenshi twireherezaho abantu bafite indangagaciro zitari kure cyane biri muri kamere yacu. Ubwo ndi kubwira abasore n'inkumi. Murahari? Katuri abasore n'inkumi batarashaka. Muranahari. Imana ibaha umugisha. Reka mbabwize ukuri mwa bakobwa n'abahungu. Nimwigira zahabu, mugahitamo kuba zahabu mu izina rya Yesu, mufite amahirwe menshi yo kuzahura na zahabu. Nimuza mu rusengero mukahatinda, mufite amahirwe menshi yo kuzahura n'abakobwa bo mu rusengero. Nimugenda mukajya mu tubyiniro mukahatinda, hari amahirwe menshi ko muzahura n'abakobwa bo mu tubyiniro. Nimubivanga byombi rero, ku rusengero no mu kabyiniro, reka mbabwize ukuri, biroroshye ko muzabakura mu kabyiniro, mwari mubizi. Nimunabakura mu rusengero bazaba bahuye n'akaga, hazabura ukomeza undi. Reka duharanire kuba ibintu by'igiciro muri Yesu Kristo. Imana idukunda uko yadusanze, ariko ntibasha kudusiga uko turi. Ababyeyi najyaga mbyumva kera, najyaga mbyumva iwacu bavuga bati rwose aba bana bazatuma ndimbuka. Ababyeyi baracyabivuga nabo. Aba bana, mbonye abana hari abaseka, menye bajya babyumva iwabo. Aba bana bazandimbura. Umuryango hariya tuba mu miryango yacu, nta Imana yadushyize kugira ngo itweze. Yezu ururimi rwacu ruhinduke isoko yatura imigisha ku bana bacu, isoko itarangwamo imivumo, ibisoko yo kwerera imbuto abo twashakanye, abaturanyi, abo dukoresha mu ngo zacu, tubabera umugisha. Usanga ababyeyi b'abakristo nabo batuka abana babo, bajya babatuka bakabatuka, batikana akawoga kubitwa akabigarukiriza nkaho ngaho akibakara umukirisitu, ariko yaragiye kumukubitisha inki. Uzapfa utyo washyano we. Abakristo barabigira nabo, bajya babigira, barangiza bakihana bati abana bazandimbura. Ariko birashoboka ko twavuga urundi rurimi. Yakobo yarabyanditse ngo ururimi rw'umuntu n'ubusagwe bwica. Ururimi duhesha bamwe umugisha nirwo tuvumisha abandi. Ariko ababyeyi mukwiye kuba umugisha. Nigeze guhura n'umusaza umwe mu buryo batababwiye, nkora akazi k'ubuvuzi. Nigeze guhura n'umusaza umwe wari urwaye, yagombaga no kujya mu mahanga. Noneho uwo musaza namubonyemo ikintu gikomeye ngiye kubabwira. Nagombaga kumufasha ibintu mu buryo namuvuragamo, ariko byagombaga kumubabaza. Noneho
uyu musaza yarababaraga akansaba imbabazi, ariko kubera nk'uko tugomba gukora ibyo tugomba gukora. Rimwe bajya bavanga abaganga ngo nta mpuhwe bagira, si uko batazigira, ahubwo ni uko rimwe na rimwe hari igihe ngo ko umuntu akora icyo agomba gukora. Nuko uwo musaza akababara, igihe kikagera, ubundi tujya tugira n'abantu b'abasaza bita kubwira ati wowe ukatsindwa n'Imana wagahungwe, kayafata n'inkoni akagukubita. Ariko yari umusaza w'umukristo w'umudiventiste, hanyuma akavuga ati wowe ukagira Imana, we ndababara, wowe ukagira Imana, we n'ukuri wakagira Yesu we. Murabyumva? No mu mubabaro we Yesu ni rwo rurimi rwe. Haleluya. Ushobora kuba umubyeyi, niba Yesu atuye mu mutima wawe, umwana azakora ibintu bibi, umuha umugisha mu izina rya Yesu. Umuha umugisha. Uvuga uti kanaka wowe ukagira Imana we, kanaka wowe ugahura na Yesu we. Muzizo mvuga ukuntu ziryoshye. Haleluya. Tukabaha umugisha. Tuye dukunda guhura n'abantu bava muri koma, bababwiza ukuri mw'abantu mwe, genda bikunda. Baba bafite inkuru nyinshi cyane. Abantu bari kuva muri koma baba bari inkuru nyinshi cyane, biroroshye kugira ngo umenye umuntu ahantu asanzwe. Hari abantu bava muri koma yaba gitangira nko gukanguka, ukumva ari guhamagara kana kati Yohana we tujye kunywa kama, ariko benze urwagwa rushyushye, akava muri koma akakanguka ari byo ari kuvuga. Iyo umuntu akangutse gutyo navuga ati Mana yo mu ijuru shimwe, uyu muntu yarapfuye ajya kunywa urwagwa rushyushye. No kuri ibyo bintu ntibiri kure y'ibintu umuntu asanga mu mutima. Nubwo amaze igihe muri koma, ariko agaruye wa wundi yajyanye, sibyo? Uri nako abantu bazazuka. Ko abapfuye bavuze Zindiro bazazuka bavuga n'imvugo y'abantu. Iyo n'imvugo y'abantu ntiyanditse muri Bibiliya. Ariko abapfiriye muri Kristo nicyo biri tubwira, bazazuka bambaye ubwiza, barabagirana ku maso, bamwenyura. Njya mbibona no mu bantu, nkavuga ni umuntu ameze nk'uzutse, ubu yapfa no kweri kuzazuka hari. Umunsi ishize yavuba rwose, nahuye n'umuntu uva muri koma neza. Ari mwegereye, dutegetswe kubaganiriza. Iyo umuntu ari kuva muri koma uramuganiriza, urambwira uti kana Imana mwe uraho, umeze ute, urumva umeze ute? Naramusuhuje, arambwira ati meze neza. Arangije arambwira ati ariko ati Imana hari ikintu imbwiye, ati ndikumva ijwi rimbwira ngo ntimukiganyire ko muzarikira. Haleluya. Akanguka avuga ati ntimukiganyire ngo muzarikira, kuko so mu ijuru azi ko mubikwiriye. Muri kumva abantu bajyanye Yesu muri koma, iyo bagarutse ukuntu bagaruka. Bene data, reka mbabwire, ntimuzajye mushakira impinduka mu bandi, ntimugashakire amahoro yanyu mu bagabo n'abagore. Umusore mukobwa uri aha, ntuzashakire amahoro yawe muri paradizo yawe utegura yitwa urugo. Amahoro nyakuri aba muri Yesu Kristo. Iyo njye na Yesu duhuye ngahinduka. Nshobora gushaka umugore usakuza, akajya asakuza avuga ijwi ritukana, nkumva ijwi ry'umugisha muri Yesu Kristo. Niko kunesha. Twimara igihe dushaka kubahindura uko dushaka. Ushaka kuvuga uti umugabo wanjye rwose nibe yatahaga kare, umugore wanjye rwose nibe yajyaga nyumva, niba atajyaga yari. Izo mpinduka ashobora kuzikora, ariko umwana w'umuntu afite byinshi akeneye. Indirimbo twatangije ni indirimbo y'146. Indirimbo nziza cyane. Yesu mwami w'abami ngwino we muri jye, ekubari y'uvuga ujyu mvugiramo, unsabe mu mutima yewe nawe rwose, azabajya bande. Iyi ndirimbo mperutse kwiririmbana n'umwe mu barwayi banjye. Iyo nkuru ndayivugana ikiniga kuko ni inkuru ibabaje. Yari umwana mutoya yiga mu wa kabiri,
ariko yagidindizwa n'uburwayi. Yaje kurwara ikibyimba mu mutwe, byaba ibyimba bita tumeur. Kiba ikibyimba kinini cyane. Yarakimaranye hafi imyaka 2. Hanyuma kiza kumutera kuba impumyi. Ariko akaba umwana w'umunyamahoro cyane. Nicyo kintu kibabaje muri iyo nkuru. Ni umunyamahoro mu buryo udashobora kubibona. Ni umuntu ufite amahoro ahantu udashobora kuyabona. Ntabona, ariko iyo mugenda aramwenyura. Namusabye ko tugendana hanze, tugendana amufashe akaboko, tuganira, nuko nza kugira amatsiko. Ndamubaza ntariko nkunda gucokoza abana. Zimwe mu nshuti ngira ku isi abana barimo. Felix ndaza kumubwira inkuru nitwiherera y'abana, ahantu umutima wanjye wakozweho ku bana. Harahazi twarahahuriye aho hantu. Uyu mwana ndamucokoza, ndamubwira ntariko uri umupagani. Arambwira ati oya ntabwo ndi umupagani. Isuri iki? Ati ndi umukristo. Ndamubwira ntusuheruka gusenga ryari? Arambwira ati mperuka gusenga ntararwara. None se ntumaze imyaka 2 urwaye? Arambwira ati yego maze imyaka 2. Ni kuva icyo gihe ntabwo urajya gusenga? Ati ntabwo ndajya gusenga. Nturumva rero ko wabaye umupagani? Ngo yego nabaye umupagani. Ndakomaza n'isundi usengera hehe? Arambwira ati nsengera mu majyaruguru. Ambwira urusengero asengera, arambwira ati ni kuri Eglise Mere. Iyo mvugo ni imvugo y'Abadiventiste. Akenshi nganiriza abantu gutyo nifuza kumenya imyizerere nubwo yari umwana. Arangije arambwira ati nsengera kuri Eglise Mere. Mpita numva ko ari umudiventiste. Ndangije ndamubaza nti se mbwira ikintu uzi wibuka cyo mu rusengero? Ati nibuka indirimbo twaririmbaga. Ndamubwira nti si indirimbo urayizi? Tangira kuririmbana nawe indirimbo yitwa Yesu Umwami w'abami. Mbwira muri iki? Twarayiririmbye turi kumwe twembi, arayiririmba yose. Turangije igice cya mbere ndamubaza nti se kwa twicaye ahantu ureba amazu meza yo ku Kacyiru, ndamubwira nti se hari ikintu uri kubona hariya hose? Arambwira ati nta kintu ndi kubona. Nkajya mushyira imbere ibintu mbona by'imyeru, mbwira nti nta kintu uri kureba? Ati uretse kubona ibintu by'ibigezeze ariko nta kintu ndi kubona. Ndamubwira dukomeze turirimbe. Tuza kugera ku gice cya 3 kivuga ngo ingingo zanjye zose zijye zikumvira. Turayiririmba, numva inkoze ku mutima. Ndangije mbwira Imana nti Imana, uyu mwana uw'ingingo ze kukumvira. Haleluya. Uw'ingingo ze kukumvira. Uyu mwana afite ubuhumyi, na n'uyu munsi ntabona, ariko ndashima Imana yuko ubu ngubu yorohewe yatashye. Haleluya. No mu buhumyi bwe araririmba Yesu. No mu mibabaro ye araririmba Yesu. Umwanditsi w'ibitabo bita Pastor Thomas Gary yanditse igitabo bita The Sacred Marriage n'ikindi cyitwa The Sacred Search. Ibitabo abazabishobora bazambwire mbe bahenda bifite soft copies. Yanditse amagambo avuga ngo mbese byamera bite Imana ibaye itararemeye urushako kuba umunezero, ahubwo yararemeye kuba ukwezwa kwacu. What if God created marriage not for happiness but for holiness? Byacuriki. Bene data, reka mbabwire ko business y'Imana, ikintu gituma Imana ikiraje Imana inshinga, ni agakiza ka muntu. No mu rushako rwacu Imana ikurikirana n'agakiza kacu. Nicyo gituma Imana yakunze kwiruka ku Bayisiraheli ikababwira ati mwije mu banyamahanga, bazabigisha kumvaho, bazabigisha kujya mu banyamahanga, bazabigisha gusenga ibigirwamana. Kuko business y'Imana, ikintu niba Imana nyavuga ngo niba Imana igibaho idasinziriye,
ni kubw'ubugingo bwanjye nawe. Niba Imana igibaho ihora irebesha ijisho ryayo hirya no hino, si ukugira ngo tutabwirirwa cyangwa tutaburara, si ukugira ngo imyenda itaducikiraho, ahubwo ni ukugira ngo tuzaraga ubugingo buhoraho. Ibyo bintu Imana ibidukurikiranamo ikatujyana no mu rushako. Bavandimwe, Imana ni ahantu idushyira kugira ngo twezwe. Hari amashuri abiri yonyine atagira iherezo hano ku isi. Ishuri rya mbere ni ishuri ry'urushako. Ni ishuri winjiramo udateganya kuzarisohokamo ukiri muzima. Ari mubizi, nta graduation iba. Pastor, sibyo? Nta graduation iba uvuga ngo ngiye iby'urushako nabirangije, uyu munsi na graduatinze nambaye ikindi gikanzu navanyemo ya yindi yivara, nambaye igikanzu n'ikigofero, iby'urushako nabishoboye. Ntabwo graduation iba. Ishuri rya kabiri ni ishuri ryo kwezwa. Iryo shuri naryo tuzagraduatinga dupfuye cyangwa Yesu agarutse. Haleluya. Ni mpamvu ayo mashuri Imana yahuza ikatwinjiza no mu rushako, igakurikirana no kwezwa kwacu. Kandi burya reka mbabwire ko iyo utari kwezwa uba uri kwanduzwa. Nta kera gati, ubwo twahamagarwaga twaremeye turitaba, ntitwahisemo guhamagarwa, icyakora twahisemo kwitaba. Tumaze gutsindishirizwa twabaye abana b'Imana, dutangira urugendo rwo kwezwa. Twezwa iyo twemera kuyoboka inzira igihumbi ziduhuza n'Imana, tugahakanira inzira igihumbi zitandukanya n'Imana. Ni amahitamo ya buri munsi, ni amahitamo ya buri saha, ni amahitamo ya buri munota, ni amahitamo ya buri segonda. Ubutarya burinanura, niko Abanyarwanda bavuze. Muri urwo rugendo twiyemeza kuba maso, twirinda, twihangana, tunesha uko Umwami Imana idushoboje. Dusenga ubudasiba, twiriza ubusa, twiga ijambo ry'Imana, dutekereza ibyiza, tuza mu materaniro yo gusenga, ku isabato no mu bibizi, mu cyumweru cyo gusenga no mu mavuna tukaza. Aho dutekereza ko hose dushobora kuhahurira n'Imana, turahitabira. Igituma ubukristo bw'ubu bwinjira, abantu babaho mu bunararibonye bwa Gikristo. Muzi ubunararibonye bwa Gikristo, twarakijijwe, twarabimenye. Gusa ukuntu twakoze amavuna, uza ahantu twajyaga, shamana twarasenze, uzi ibyumba by'amasengesho twajyaga, ugahora muri ibyo bintu by'ubunararibonye. Reka mbabwize ukuri, ubutarya burinanura ku isi. Iyo ntacyo wiga, iyo utari kwezwa, uri kwanduzwa. Inzira y'Imana ni uguhozaho. Ibyiza biraharanirwa, ibibi birizana. Mwari mubizi, ibyiza biraharanirwa, ibibi birizana. Ubasha kubaka inzu nziza cyane, ukayireka ikabaho imyaka 100, 200, 300, baje nka nyuma y'imyaka 400 basanga nta n'itafari ryayo ryahari, nta n'umuntu wayikozeho. Ibyiza biraharanirwa, ariko ibibi birizana. No mu rushaka iwacu, ibyiza turabiharanira, amahoro turayaharanira, urukundo turarusigasira, ibyishimo turabisigasira. Satani arizana, imibabaro irizana, ibintu byose bibi birizana. Bibiliya ivuga ngo muzanshaka mu mboni, nimunshaka mu mutima wanyu wose. Yeremiya 29:13. Kwezwa ni amahitamo yacu yo kwemerera imbaraga y'Imana ituruka mu maraso Yesu, ahindura ibigwari kuba intwari, ahindura abanyabyaha kuba bera n'abaziranenge. Nyamara iyo utari kwezwa, uba uri kwanduzwa. Iyo utari kumwe n'Imana, uba uri kumwe na Satani. Iyo utari maso, uba usinziriye, kuko burya niyo wisinzirije uba uri maso, ntabwo uba usinziriye. Iyo utari mu nkuge, uba uri hanze y'inkuge. Iyo utagendana na Yesu, uba ugendana na Satani. Iyo utabana n'Imana, ubana na Satani. Iyo utayoboka Imana, uba uyoboka Satani. Iyo utumvira Imana, wumvira Satani. Mumfashe. Iyo udahanze amaso Imana, uba yahanze. Iyo utari mu ruhande rw'Imana, uri mu ruhande. Nuko bihagaze, nta bintu byo hagati biba bihari, nta kera hagati. Suzuma urugendo rwawe rero, reba aho uhagaze uyu munsi, mbese urakura cyangwa uragwingira. Ababyeyi muri aha muzi igipande, cya gipande cyo gukingiza, sibyo? Murakizi? Bajya bagipimiraho n'imikurire y'abana. Habaho amabara ngahe? 3. Habaho umwana ko ari mu cyatsi, bivuze ko ari gukura neza, ko mutansubiza. Ariko ababyeyi ntago mukingiza. Yari mu cyatsi aba ari gukura neza, sibyo? Yaba ari mu muhondo, bikaba bigenda buhoro buhoro.
yaba ari mu mutuku akaba ari kugwingira, sibyo? Abakristo bamwe rero bari mu mutuku, batangiye urugendo rwo kwizera, bahagarara ahantu runaka, none baragwingiye. Ko kugwingira rero kuzana akaga no mu miryango yacu, kuzana akaga. Dukeneye kubaka isano dufitanye na Yesu. Kuba tuzi ubwenge ntabwo bizaduha urugo rwiza. Kuba dufite amafaranga dukize ntabwo bizaduha urugo rwiza. Kurambagiza igihe kirekire ukabyitondera cyane ntabwo bizaguha umuryango mwiza. Kuba dusengera mu itorero rimwe ntabwo bizaduha umuryango mwiza. Ndabisobanura. Kuba tuzi ubwenge ntabwo biduha urugo rwiza. Tubasha kumenya ubwenge bwose, ariko ubwenge ntibufite imbaraga zo kwihanganira umuntu mubi waba warashatse, wa muntu ufite kamera. Nigeze gusoma igitabo kimwe cyo kurera abana kijyanye n'uburezi, kirango cyitwa Simplicity Parenting. Ndagisoma ngeze hagati, mbona umuntu wacyanditse yatanze ubuhamya bw'ukuntu yananiwe urugo rwe akadivorce. Ntangira kumva mbigizeho akantu k'impungenge, ariko ndakomeza ndagisoma, ndavuga nti ko biri kose yakoresheje ubwenge, yanditse igitabo akoresheje ubwenge. Nubwo yakoresheje, yari azi ubwo bwenge, yari umuhanga mu bijyanye n'imibanire, afite doctora PhD, ariko ubwo bwenge ntibwamufashije kuguma mu rugo rwe, byaranze. Bivuze ngo ubwenge abantu babasha kubugira ariko bikanga. Tujya tubona abantu b'abanyabwenge bananiramwe, abagabo n'abagore bize amashuri menshi, twarabibonye. Kuba dufite amafaranga dukize ntabwo bizaduha urugo rwiza. Icyo gitekerezo murakizi. Umuntu umwe ngo umuntu wari umutunzi ukomeye, ubwo ngo yatemberaga mu cyaro, mu mirima ye yari yaraguze ahantu mu cyaro, kwakunda abantu bishoboye bagura imirima hirya. Ngo yagiye kubona abantu, umugabo w'umuhinzi n'umugore we bari gukinira mu murima baterana ikijumbu, ndakakimutera. Harabera baravuga ati, Imana yanjye, tuwagurisha iyi modoka akangurira uriya munezero. Birashoboka ko n'abantu bafite byinshi n'amafaranga batabana neza, bitabaho urugo rwiza. Birashoboka ko wamara igihe kinini wiga ku muntu, ukamwiga, ariko burya umuntu ni mugari, Abanyarwanda babivuze neza, bikarangira utamumenye. N'ikimenyimenyi babandi mubana mwasanze mutari mubazi, sibyo se? Mwasanze mutari mubazi se, mwavumbuye n'utundi tuntu twiza n'utubi, muratuvumbura byanze bikunze. Tuzabyiga muri kino cyumweru, utuntu abantu bagenda bavumbura nicyo tubafasha, sibyo? Rero kumara igihe kinini cyane unarambagiza nabyo birangira n'ubundi bibaye bya bindi, umuntu uzamwiga bundi gushya. Erega ari mugari, umuntu ni mugari. Nzi abantu niyiziye n'amazina yabo, bamaranye imyaka 12 barambagizanya, ariko urugo rwabo byari hasi hejuru muri quartier. Nagiye gusura muri inshuti yanjye twari tuzaranye, bari baraturanye, arambwira ati, abantu ntubyuka cyane ukuntu bamaranye imyaka bahiga muri primaire bakazarinda baba abantu bakuru, duhora twagiye gukirana. Ntabwo ndi kugaya n'umuntu n'umwe, mu nyumve neza, ntawe ndi kugaya, ariko ndagira ngo babwire yuko no kumara igihe kinini cyane tubyigaho twiga undi muntu dushaka kumumenya, ntabwo byaduha urugo rwiza. Icyakoze nitumara igihe kinini twiga Yesu, tukamumenya, tukamwinjiza mu buzima bwacu, amahoro azaduha nta muntu uzayatwaka. Haleluya. Kuba dusengera mu itorero rimwe ntabwo bizaduha umuryango mwiza. Ibyo ngibyo mbivuge, pastor, mbabarire n'abakuru b'itorero. Abantu babasha gusengera mu rusengero rumwe, itorero nk'iri rya Zindiro, batizera kimwe. Birashoboka. Umwe ari umwizera wa gipagani, undi ari umwizera w'Abadiventiste umunsi wa Karindwi. Birashoboka ko abantu basengera mu rusengero rumwe batizera kimwe. Bigeze kumbwira igitekerezo cyera, ngiye kukibabwira. Umugabo umwe ngo bamugaburira isombe, arazirya araryoherwa. Barongera barazimugaburira, arazirya araryoherwa. Isombe ziraryoshye, akunda isombe atyo, yari yazimenyereye. Bukeye bwaho umugore arabihindura, hari ikintu atashyizemo, azimuhaye, umugabo arazanga, ati isombe zirabishye. Uwo mugabo rero yari umutampera, yari umudiventiste umunsi wa Karindwi wa temperance, birimo neza. Umugore we rero yajyaga gutya akamushyiriramo ikinono, rimwe agashyiramo n'utujanga, ubundi yarangiza inkono yabihiye akabikuramo byose, akajonjora ku buryo nta kajanga na kamwe gasigaramo. Iyo somo umugabo akayikunda, akaryoherwa pe. Umugore avanyemo ikinono, iyi sombe irabiha, umugabo ayivaho. Abantu bose ntabwo nzi n'abarasengeraga mu Zindiro, ariko bari Abadiventiste umunsi wa Karindwi.
batizera kimwe ku bijyanye na temperance, sibyo? Uzashaka umukobwa utari umutampera azagutekera isombe zirimo ibinono. Njye na Yesu si ubwenge, si amashuri, si amafaranga, si itorero, ni Yesu wenyine. Haleluya. Twubake ku rutare rw'ukuri, ni indirimbo tujya turirimba 106. Twubake ku rutare rw'ukuri, ni Yesu umucunguzi, nibwo tuzabasha gushikama umugaro nutera. Bavandimwe bene data, ibitabo byinshi twasoma, amahugurwa menshi twakora, amaterano y'umuryango twajyamo, ubuyobozi mu itorero twahabwa, bifite ubumenyi biduha, ariko ntabwo bifite imbaraga zo kubana n'umuntu mutarezwe kimwe, kubana n'umuntu ukomoka ku yindi misozi, mutabyumva kimwe, ufite uko byumva nawe ukagira uko byumva, kugira ngo mubane akaramata bisaba izindi mbaraga. Ibyo rero ntibyatugira abagabo beza, ntibyatugira abagore beza, keretse Yesu aje njye nawe tukabana nawe. Kugira Yesu nibyo bifite imbaraga zo guhuza abadahuye, nibwo tuzagira umugisha wo kugira urugo rwiza. Yesu agukunda uko uri, ariko ntabasha kugusiga uko yagusanze, ngo agusige uko waryaga, uko wanywaga, uko wambaraga, uko wavugaga. Ntashobora kuba mu mutima ngo umubiri ntuhinduke. Tujya dukunda kwibeshya ngo Imana ireba imitima ntireba imibiri. Hoya, ibyo si ukuri. Iyo Mana niyo yandikishije amagambo mu Rwambere rw'Abakorinto 6:19, mbese nimuzi ko imibiri yacu ari insengero z'Umwuka Wera, kandi ikavuga ngo ntituri abacu ngo twigenge. Yesu ntashobora kujya mu mutima ngo umubiri ukomeze kumera uko wahoze. Cyo mu cyitondere, umutima yinjiyemo akari ku mutima gasesekara he, gasesekara ku munwa, gasesekara inyuma. Mu gitabo cyo kugana Yesu, ni igitabo tuzi, hari amagambo avuga ngo Satani ashaka kuyobora imitima ayiyoboje imibiri. Yesu nawe ashaka kuyobora imibiri ayiyoboje imitima. Murahitamo kuyoborwa nandi? Urushako ni amasezerano ahoraho. Murabyumva basore? Murabyumva? Urushako ni amasezerano ahoraho. Ntabwo ari ikintu ujyamo ngo umwaka utaha uziviremo. Oya, ishwi. Si ishuri ujya kwigamo ngo utaha uzahindura ikigo. Oya. Ni ahantu baguma. Umugabo wawe yaba ari umusinzi, Bibiliya guhamagarira kubana nawe akaramata, nubwo yaba ari umusinzi, sibyo? Umugore wawe yaba yaya umutungo, mugomba kubana akaramata. Umugabo wawe yaba ari umwambuzi, umujura wawe undi utega abantu ku muhanda, mugomba kubana akaramata. Umugore wawe yaba roga, muzabana akaramata. Iyo bavuze kuroga dukunze guseka twumva ari ikintu kidasanzwe. Hari imisozi nzi namwe muzi usanga hakomine yose ari Abadiventiste. Ntimuyizi namwe se? Za Gitwe, za handi ni hehe, za Rwankeri, za Mugonero, ntimuhaza ahantu. Mujya mumva ahantu ugera ku isaba tugasanga ntushobora kubona n'ahantu kuri Kibiriti. Iyo misozi ibaho abarozi, barahaba basengera muri hedini. Yaba roga no kubana akaramata, niwo muhamagaro. Uyu mwashakanye rero abasha kudahinduka, ariko wowe urasabwa guhinduka kugira ngo aka karamata kazashoboke. Urasabwa guhinduka, urasabwa kuba Yesu yuzuye, maze kwihereza ukazavuga nka Paulo amagambo yavuze mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo 4:7-8, avuga ngo narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo, ikamba ryo gukiranuka ry'umwami wacu umucamanza tabera azamakuru rya munsi. Nyamara si igihe nyine, ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose. Haleluya. Ukwiriye kurwana intambara nziza no mu rugo rwawe, ukwiriye kurwana intambara nziza no mu burere uha abana bawe, ukababwira Imana kugeza ubwo bazayanga ku giti cyabo, ariko ugakomeza ukayivuga,
ukabereka inzira nziza bakwiriye kunyuramo. Umugabo wawe yakunanira ugakomeza kwera imbuto zikwiriye abihannye kuko ufite Yesu mu mutima wawe. Umugore wawe byakwanga yaba umuntu ukomeza gukurura ugakomeza kwera imbuto zikwiriye abihannye. Izo mbaraga ziri muri Yesu, ahandi. Wowe na Yesu, njyewe na Yesu, nibwo bishoboka. Reka mbabaze, ngiye kubabaza, hano bishoboka ko hari imiryango ihari. Ni bangahe umugabo n'umugore bajya bafata umunsi wo kwiyiriza ubusa bahamagara Imana mu muryango wabo ngo ibahe umugisha? Ntimumanike ibiganza. Ni bangahe bajya bavuga bati turi mu mushinga utoroshye witwa urushako, ishuri ry'akaramata, tuzabana byanze bikunze? Murabyumva ariko ariko ibyo bintu ntibiri mu mbaraga zacu. Reka duhamagare Yesu, dufate igihe twiyiriza ubusa, dusengera umubano wacu, dusengera abana turera, dusengera umwuka wera kugira ngo amanuke ajye atura ahantu umusozi tuzengurutse. Ujye uvuga uti imiryango yose irahirwa, ariko uri urahirwa cyane kuko ufite Yesu. Ni bangahe babikora? Ni bangahe babikora? Ni bangahe bazirikana ko dufite umushinga ukomeye umeze nk'uwo Imana yadushyizemo kugira ngo twerezwemo, aho kugira ngo dutange imivumo tuba abanyamugisha, dutange imigisha. Imana ndashima Yesu cyane kuko kubw'umusaraba hari ibintu, njya mvuga ngo kubw'umusaraba hari ibintu twadohorewe timbizi. Kera umubyeyi yacikwaga akavuma umwana byaragendaga. Ise wa Yakobo, Isaka, yaracitswe, umugisha wari uwa Esawu awuha Yakobo. Byaragarutse? Ntabwo byagarutse, byarakomeje. Rero bene data, muri ko umugisha tujye tuwutanga. Tugire ibihe byo gusenga, twiherere, tubwire Imana iby'urushako rwacu, tubwire Imana iby'umuryango wacu. Bifatire umwanya, nk'uko ugira ikintu kikubabaje nko gushaka akazi, nk'uko ugira ikintu kikubabaje nko kuba ufite situation itameze neza mu buzima, ugafata umwanya ukavuga uti ngiye gusenga, ngiye gushaka Imana. Uganire n'umugabo wamubwira uti reka uyu munsi cy'Icyumweru tuzafata umunsi wo gusenga, duhamagare Imana mu buzima bw'urushako rwacu, duhamagare Yesu adufashe ibidasobanutse bidusobanure. Reka mbabwire, urugendo nubwo rwaba ari rugufi gute, dukwiye kururagiza Imana yacu. Ikoreze ubite ku urugendo rwawe, abe ari wiringira nawe azabisohoza. Zaburi 37:1. Nubwo rwaba ari urugendo umenyereye bingana iki, ujye ururagiza Imana. Nubwo waba utekereza ko byashobotse, ujye ubiragiza Imana. Satani yanga umuryango kandi arawurwanya. Tujya dukora n'amasengesho ya korali. Ntabwo korali dufitanye amasezerano ahoraho, ntabwo tuzabana akaramata, ariko turayakora kuko tutasengera urugo. Ni bangahe bajya bagira inama y'umuryango bakavuga bati tugiye gufata igihe dukora inama, umugabo n'umugore, turebe ibitagenda, turebe ibigenda, tuvuge iby'umwuka, tuvuge iby'umutungo, tuvuge iby'imibanire yacu, imibanire n'abaturanyi, imibanire n'inshuti zacu, tuvuge ibintu byose mu nama kugira ngo hatabaye intambara. Umugabo n'umugore bakicara ntacyo bapfuye bagakora inama. Ikindi gihe bagatumira n'abana bagakora inama. Ni imico myiza yatuma turushaho kwegera Imana. Ibyo bindi mwari mukwiriye kubikora, ariko byo nabyo ntimukwiriye kubireka. Luka 11:42. Saba Imana iguhe Yesu ku giti cyawe. Saba Imana iguhe Yesu ku giti cyawe. Tugira indirimbo ngira ngo ni ya 202 cyangwa na 4 ivuga ngo urugo runizere Imana irubamo iyo bahuje imigambi yo kujya mw'ijuru. Turahirwa cyane kurutaho niba duhuje umugambi wo kujya mu ijuru. Urwo rugo ruba ruhiriwe iyo muhuje umugambi wo kujya mu ijuru. Ariko niyo mutawuhuza, hitamo ku giti cyawe kugira Yesu. Amahoro ushaka nibwo uzayabona, ibyishimo ushaka nibwo uzabibona. Nubwo isi itabitanga, nubwo umugabo cyangwa umugore wawe atayaguha, uzaba ufite uremewemo, uzaba ufite amahoro karemano mu mutima wawe, uzaba ufite amahoro yubakiye muri wowe. Abanyarwanda baravuga ngo umuntu asiga ikimwirukaho ariko ntawe usiga icyaduha amahoro ya Kristo akatwirukamo.
ntaho twazayasigira. Ayo mahoro Kristo atanga atwirukemo, amahoro atagira kirogoya, yayandi umushonje agira n'urenganywa akayagira, amahoro atuma umutima ukomera no mu gihe gishishana. Ayo ni Yesu ubasha kuyatanga. Yuda igice cya mbere ni igice kimwe n'ubundi, murongo 24 na 25 aravuga ngo nuko ibasha kubarinda ngo mudasitara no kubahagarika imbere y'ubwiza bwayo mudafite inenge, ahubwo mwishimye bihebuje. Ariyo Mana imwe yonyine n'umukiza wacu, wadukirishije Yesu Kristo umwami wacu, icyubahiro n'ubushobozi no kuganza n'ubutware bibyayo uhereye kera kose ukageza na none. Imana ibaha umugisha. Iki cyumweru tuziga byinshi birimo amasomo yo muri Bibiliya, tuziga n'ibindi byinshi biri mu buzima bwa buri munsi. Mu buzima bwa buri munsi tuzabona icyo abagabo n'abagore batandukanyira aho bajya bapfa, tuzabona uburyo ki abantu bashobora gukominika neza mu muryango, tuzabona iby'uburere bw'abana, tuzabona ibyo gucunga imitungo mu muryango n'ibindi bitandukanye nk'uko mwabibonye. Imana idushoboze kugira ngo iduhe ububyutse n'ivugurura muri Yesu Kristo, kuko niho hari imbaraga zizatubashisha bya bindi byose tubasha gukura mu bumenyi. Yesu ni imbaraga arenze ubumenyi. Imana imuguhe, Imana imumpe, mu izina rye ryera.